Hello. Hi. Umeze neza? Ni sawa? Sasa rero niba munkunda, ibiganiro byanjye bibaryohera, ndashaka kugira ngo nyine ujye ukora subscribe, ukore kuri kariya kantu k'umutuku nyine, hanyuma ujye ukora no kuri iriya nzogera, video yose izajya iraza uzajya urayibona. Icyo kintu ukajya ugenda utagikoze. Ewana, iyo ukoze subscribe buriya mba mfite imbaraga nyinshi. Inshuti yanjye rero nizere yuko atangiye gukora subscribe nyine, ewana kabisa ibintu byagenze neza tu. Okay, twagiye rero. Wa musore uburyo ushobora kuba warongora umukobwa usanze muri ghetto bwa mbere kabisa. Urumva ni umushyitsi nyine tu. Ni umushyitsi ntamenyereye, ntakumenyereye, ubwo nyine mubonanye bwa mbere, twanga icyo gihe iki n'iki arabanza ugafata igihe kitari kinini cyane ukamutegura, nyine kumutegura ni nko kumutinyura kugira ngo anisanzura ahantu ari, mu buryo bwo kugira ngo nyine aze gukora icyo bita nyine kurongorwa, umurongore neza nyine ku buryo nyine nta bwoba araba afite, atari bwikange kwa. Nshatse kuvuga ko rero niba uri umusore ukaba uzanye umukobwa bwa mbere, ni urugero wenda ni njyewe uzanye gutyo mbona, nahagera nkareba icyumba cyawe, nkareba hano hanze uburyo nasanze bimeze, nkaba nagira ubwoba cyangwa nkagira ipfunwe. Ariko niba uzi ko watangiye uri umugabo uzi ubwenge nyine w'inkwakuzi, urabitinzamo gakeya, ni ngo bisaba kugira ngo umutegure, biri bugusabe byibura iminota, akumenyere, mwisanzurane, kwa kundi uri kugenda umukoraho, kwa kundi uri kumukarisa umubiri we nyine, uburyo uri kujya uwutwara, arisanzura nyine akakubona neza, mukibonanamo. Ni ukuvuga ngo icyo gihe ni wa mukobwa cyangwa umugore nyine uba ukeneye kugira ngo niba ubona ko nyine abishaka, icyo gihe ugenda ukora twa tundi ngenda mbabwira, umusoma ntabwo byabura, uramukarisa. Noneho hari uburyo nshobora kubikubwira mukagira ngo biri no kuba njyewe bitewe n'uburyo nshobora kwitwara ubu tuvugana, wahita wumva byanabaye kandi nta mushyitsi ufite ubu nona. Rero icyo gihe umaze nyine kumutegura, mufashe igihe cyo kuba muri mu bihe byiza. Ibyo bihe byiza rero ashiduka byarangiye wayishyizemo, akumva ni nka surprise, biramutunguye nyine, ari kumva ibyo bintu bitabaho. Umva rero mwa bakobwa mwe, ndabizi yuko benshi byagiye biratubaho. Ubwa mbere nyine ni ukuvuga ngo niba wumva ko ugiye nko muri ghetto y'umuhungu, ntabwo wapfa kuyivamo. Murabizi ko ntabwo turi bubeshyanye ko nta muntu utarabaye umukobwa, ntabwo bibaho pe. Kuvuga ngo waramusuye, so usanga nyine nuko bimeze, ni kwa kundi nyine, wenda ni urugero usanze wenda hari utuntu arimo gukora, bibaye ngombwa ko wenda niba uri umukobwa ushobora kuba hari umukobwa w'inkwakuzi umwe wundi ubangutse nyine ukora utuntu vuba vuba, akabona nyine biri gutinda, akeneye ubwisanzure, akeneye kukubona mu maso, wanahita azakakubaza ati se nkufashe iki, ndambara iki kugira ngo nkufashe tuno tuntu. Urumva icyo ngicyo ni ikintu cyo kugira ngo amufashe kugabanya imirimo nyine, kugira ngo bagire umwanya wo kuganira n'igihe cyo kugira ngo bagire icyo bakora. Icyo gihe rero urumva ari gukoropa, ari guteka, se amufashe guteka, ari gutunganya ibyo guteka kugira bishye vuba cyangwa se n'utundi tuntu turangire vuba. Umuntu uzi yuko bitamubayeho ubwa mbere ajya kurongorwa, so wenda biratandukanye ibigenda biba ku bana b'abakobwa cyangwa se abagore mbere yuko baryamana n'abagabo, urumva biratandukanye. Ariko biba ngombwa yuko umugabo ashaka kukwereka nyine gukoresha ubwenge nk'umugabo, akamanza akakuzubazamo gakeya, akakwereka ko ari busy, akakwereka ko afite akanya gakeya cyane, ariko byibura wowe nawe
buri wese aba ari gutekereza avuga ati se ibi bintu turimo gukora birarangira ryari kugira ngo amfasha agira icyo amfasha, kumfasha no kugufasha nyine. Urumva ko haba harimo ukeneye kurongorwa cyangwa kurongora. Hari n'igihe bikubaho uri umugore ukabona ari ibintu bigutunguye utigeze unategura, ariko umugabo biba byamugiyemo kare. Cyangwa se ugasanga muri icyo gihe nyine mumaze kubyimajina, nanone akaguhereza ikindi gihe ukabona ashyizemo iyindi minota, arakujijishije, muri telefone, muri kurebana utuntu, muri kurebana mu maso. Icyo gihe rero iyo mutangiye kurebana mu maso ni cya gihe cyo kugira ngo urebe noneho niba ari kukureba mu maso mu mboni imbere, ni kwa kundi nyine ushobora wenda kumusoma ukabona biri gukunda, ukamukora ku ibere bigakunda, ahantu hose ukumva biri gukunda, yemeye kugukoraho, ari kwirekura nyine kugira ngo mujyane muri mudu neza. Icyo gihe rero ikintu ukora, uramusoma neza, ukamusoma neza, yaguha iminwa ugahita wumva ko nyine ibintu biri bukunde, biri butinde ariko birakunda. Hari umukobwa nanone ugitanga umunwa uhita wumva akeneye kurongorwa. Ibyo bintu nabyo bibaho muri cya gihe muri guhana iminwa, ukabona kabisa n'umugore cyangwa umukobwa wahindutse cyane bikomeye, yagize intege zitari nziza, zacitse kabisa, n'umugabo nawe ku buryo ahita yiyumvamo ko umugore nyine bari kumwe akeneye kurongorwa. Icyo gihe rero muri ghetto bibaho cyane bikomeye, usanga arahageze amuhaye karibu, n'ubwisanzure ahantu hose. Niba hari akantu akeneye ari kumutwara akamubwira ati sheri, kariya kantu gakora gutya na gutya, muri guteka nkabikamo umunyu, kino ni icyuma, dore igitunguru, dore amavuta, amazi ngaya, utuntu nk'utwo twose turapfundikiza uyu mufuniko ku isafuriya. Utwo tuntu twose kugenda umubwira, uzi yuko aba arimo guteka anatekereza ibindi bintu biri bukurikireho nyuma. Njyewe ndi kukubwira ibintu nzi neza kuko bibaho, nanjye byambaye ko ngeze hano narahuye n'utuntu nk'utwo ngutwo, ariko tuba tugomba kongera tukabyibuka tukabisubiramo uburyo byagenze, cyangwa niba bitarakubaho ukitegura ko bizagenda nk'uko ndi kubikubwira. Hanyuma rero icyo gihe cyo guteka urumva birahiye, umugabo utangiye kubona araje agukozeho hahandi nyine urimo guteka wateguriraga, ukabona ni umugabo noneho ushaka kugira ngo akwereke utuntu uri kubona dushyashya, ari kugukoraho, ukabona ari kukuvugisha utuntu, akakureba neza, ukabona ari guseka. Icyo gihe uwo mugabo abaje neza kabisa, akakwemerera bya byo kurya ukabitunganya ukabizana mukarya, ariko biri kwanga kuko urumva umugabo aba ameze nabi, ari kukugaburira nawe ukamugaburira. Ibyo kurya ni fresh, biraryoshye. Hanyuma rero icyo gihe usanga umugabo yahise abicumbika, ukabona ifoka yikubise hasi ati ndarushye sheri, kandi wowe nta nubwo urarangiza kurya. Icyo kintu niba kitarakubayeho uzajya urambwira nyaboneka. Ukabona ifoka yishyize hariya ati sheri aya, ukabona nyine aragukumbuye. Kugukumbura tuvuga rero aba akeneye kurongora, ni ukuvuga ngo icyo gihe uhita witegura ko ugiye kurongorwa. Kurya nyine byongera kugaruka nyuma, kubera yuko ibiryo by'umugabo aba akeneye kugira ngo aze guhagira hariya umuhe igituba nyine amere neza. Hanyuma rero icyo gihe mukuraho ya masahane mukayegeza kure, ko mu kurongorwa no kurongorana hari utuntu twinshi tutari twiza. Ibyo biryo bishobora gutokurwa rega, ko umugabo iyo ari kurongora n'umugore urabizi dutakaza byinshi cyane. Ntabwo ari ngombwa ko, niba ngombwa ko hari ikiri bube cyaza kugwa mu masahane mufite, muhita mwiha karibu mu cyumba, mugatangira mugategurana, murebana ka kajisho ukuntu munavugana, mukora ku mabere, mukora mu matama, ugenda umukora ahantu hose ku mubiri we gake gakeya.
Umugore niyo ndi kukubwira ibintu bitakubayeho pe, uzanyandikire cyangwa nitunahura uzampereza umukono umbwira uti ca wambwiye ibintu bitari byo, genda kubwira ibintu nanjye rega nanyuzemo byambayeho. Icyo gihe rero urumva muri ghetto, nta mpamvu yo kwiteza abantu hano hanze. Icyo gihe mubikora neza gahoro gake, ntago muri bikore ngo mubibishye biri buryohe, ariko wibuke neza ko ugomba kugira ute, wibuke yuko muri icyo gihe niba muri gukora ibyo byose muri kugira ngo mwumve niba buri wese agomba kwitinyuka agafata byibura imboro cyangwa undi agafata udutoki akadukoza ku gituba. Icyo gihe ushobora gufata imboro ukayikoza ku gituba, nyine uri umugabo. Nta mugabo ubaho ugira isoni, abikora vuba vuba atitaye ngo aratunguwe, atitaye ngo yagize umushyitsi bitunguranye. Nta mugabo ubura umushyukwe, ubura gushyuha. Urumva mwembi mufite ubushyuhe, ubwo bushyuhe mufite rero ni sawa, sibyo? Mwese rero mubupimire hamwe, mwumve ko mumeze neza cyane. Mwumve ko imibiri yanyu yose iri guhura, hanyuma ufate imboro uyishyire mu gituba. Byanabaye cyane uramwibye nabwo vuba, kubera ko wamutindiye nyine biba ngombwa ko, uko nyine ni umushyitsi, ntago wagombaga kumufata ngo upfuye guhita ufata imboro ukubisemo. Hoya, ntago ari byiza. Icyo gihe gutyo bikoze bari byiza, kuko wamanjije kumutera ikintu bita umushyukwe. Abafite umushyukwe uri hejuru cyane, aho ngaho biba ari neza kabisa, aba ameze neza, babobeye ahantu hose, aba yoroshye. Hanyuma ugafata imboro ukayishyira mu gituba, ikajya imanukamo nyine kwa kundi, ukajya ugenda umucumita gahoro gahoro gahoro, ucumita gahoro, muganirize, umuhereza ibintu akunda. Ugenda umubwira ko ukeneye iki, nkeneye kugira ngo sheri mfatira akaguru, cyangwa se ukeneye kugira ngo muri wowe nyine ushaka kumusoma, musome, mwereke yuko nta kibazo gihari mu cyumba aryamye, mwereke yuko mwembi mufite ubwisanzure, kandi ntumutinye kubera yuko ntabwo uri kurongora ufite ubwoba. Ubwo bwoba ntabwo ari sawa. Icyo gihe urumva nyine uba ugomba gukora ibintu byose. Iyo washyize imboro mu gituba biba byabaye, aba yarangije kukwemerera, biba byaryoshye kabisa. Ugomba kunyaza, ugakora kimwe cyose, ukamucumita, ukamurongorera hejuru hejuru, mvuga nyine ubwo nawe urabyumva. Ni kwa kundi ufata imboro ukayikoza ku mutwe w'igituba kugira ngo umukumbuze n'ubutaha azagaruke, ntumukwabagure, ntumuvunagure, mukorere kimwe cyose kabisa. Uvuga ngo rero mu gihe nyine ubona umuntu wagusuye ni umukobwa cyangwa se ni umugore, cyane cyane ku bakobwa usanga wenda akiri mutoya ukuntu, uba ubona ari umuntu utari wamenyera ibintu byo kurongorwa. Icyo gihe bisaba kugira ngo umutware gakeya, none amurongora ntumuvunagure gakeya. Ariko niba uzi ukuntu ufata igi ribisi, kujya utarimena nyine, kuko urimenye byaba byarangiye, ushobora kumukwabagura, ushobora kumutwara nabi, ntazagaruke kubera ko yaragutinye, wamukoreye ibintu bibi. Mushimishe ku buryo buhagije kandi gake gashoboka, ku buryo ubutaha agomba kugaruka akakwisanzuraho, akaguha. Nanone ku mugore, wenda umugore aba ashoboye kuba yaramenyereye kurongorwa, ariko niba atarabimenyereye biragusaba kugira ngo byibura nawe umutware gake. Naba ari uwabimenyereye, yimuhate ku buryo nabwo utaramuvunagura, kugira ngo ubutaha azongera agira ate aguhe. Hanyuma rero mu kanya ndi bwongere kugaruka, nongere mbabwire uburyo tugomba kujya turabigenza nyine, uru rugo rwacu rwere kujya rurasenyuka. So murakoze cyane rero, mujye mwibuka ko mugomba gukora subscribe ndetse mukoreshe ya kugira ngo ibintu bigende neza. Njyewe rero ndumva nshaka kubwira abakobwa cyane ko umukobwa niba umukobwa, umuhungu aramuhamagara ati, cyangwa se umugabo ati nsanga mu rugo, akumva ko wenda agiye nk'umutako, ntabwo aba ari umutako. Nshaka kubwira ko ugomba kugenda wumva ko ikikujyanye nta byo kuvugana byinshi, ari bukurongore byanze bikunze
ntiwumve ko uri bugereyo rero ngo mujye gutangira mukirane mubwirane nabi murebane nabi hoya, ahubwo icyiza bimenye ko ugomba kubikora kandi ntugire uburakari na bukeya. Ejo n'ejo bundi niba baguhamagaye fata byibura prudence uyitwaze, utazahura n'ikibazo ukarwara ugatwita cyangwa ugafata icyo kirwara cya sida, babaraho ukabyarawe. Genda bakunda cyane, ntago naba nifuza ibintu byajya bibagirira nabi, cyangwa abagabo benshi cyane ashobora kubagirira nabi kandi mutagize ubuzima bwanyu ngo mubwumve. Murakoze, nizere yuko nta kindi kibazo gihari. Ujye witwaza prudence, nayibura ayikoresha. Murakoze cyane.